iyo tuvuze intsinzi cyangwa se success tuba dushatse kuvuga iki? Ni uburyo wowe uvuga ngo njye ningera kuri ibi bintu nzaba ngeze ku byo nahoze nifuza kuva kera nkiri umwana, ninkora nzaba bino, nziga amashuri, nzagarukira aha, nzakora ibi. Ariko iyo ntsinzi ntukayipimire ku wundi muntu, kubera yuko uyu munsi abantu bafite depression yo guhora babazwa ngo se we wageze kuki, uzashaka ryari, nkaho gushaka ari igipimo cyo kuba hari ibyo wagezeho runaka, kubera icyo udafite akazi, kubera iki wenda ushaka kwikorera. So muri ino si, nimba ushaka kugira ubuzima bwiza, tangira wige kubaho wumva ko success cyangwa se intsinzi igomba gupimirwa kuri we n'icyo ushaka kuba cyo. Ahubwo nkaba nasaba umuntu wese ku giti cye kwicara akandika akavuga ati njyewe Straton ndashaka kuba iki, njye kanaka ndashaka gukora iki, nzagikora ryari, ese ni ryari nzaba nageze kuri ibi bintu. Wiha intego zifatika, hanyuma izo ntego uko wakora kose, uko wabigenza kose, nta wundi muntu uzazumva nk'uko uzumva. Uzagerageza kubibwira azakumva, ariko wibuke ko nawe afite icyo yita success kuri we. Tuvuge nk'urugero, nuganiriza nk'umuntu ushaka kubaka inzu n'ushaka kugura imodoka. Uw'imodoka azakubwira uburyo imodoka ikenewe mu buzima bwose kandi ayidefande bikundi. Uw'inzu nawe azakubwira uburyo kugira inzu no kugira umutungo muri Kigali assets ari ikintu gikenewe cyane, kandi nawe akubwira ingingo ze wumve zirafatitse. Aba bantu babiri dukompaye, umwe ashobora guhitamo gukomeza gukora cya kintu niyo yaba yabwiwe cyangwa yahawe inama igihumbi z'uburyo yakora kimwe muri ibyo bintu agatera imbere. Bityo rero ntukajye kuri pressure y'abantu bo bafite ibyo bizera n'ibyo bashaka, nawe ukaba ufite ibyo ushaka, ahubwo urugendo rwawe rukaba rutarimo amahirwe angana nk'ayo bari kugira. Waba warigeze wigana n'umuntu hanyuma mwariganye ukajya kubona akabona akazi keza, akagera ku buzima bwiza, nyamara rimwe na rimwe ataranakurushaga ubwenge, hanyuma iyi munsi nawe hakaba hari undi ukuri inyuma nawe uri kubona nk'ibyo bintu. Uri kubona ko ubuzima ni uruziga nicamo. Iyi munsi ibyo ufite hari utabifite, noneho uramutse ugize Imana ukifuza kubona nk'ibyo afite ukabibamo, ushobora gusanga stress zibirimo zigoye kuruta kwigumira aho wari uri. Njya numva abantu bavuga ngo iyaba wazaga nyine ukabona ubuzima mbayemo ukumva ukuntu uburemere ushobora kubwikuramo ako kanya. Ntukifuze intsinzi y'abandi, ibyo ni nabyo bishobora gukurura amashyari, inzangano n'ibindi. Ahubwo ujye wicara uvuga ati njyewe nkanjye ni iki nshaka kugeraho. Ese kubaka inzu ni success kuri njyewe? Ese izamfasha iki? Ese gushaka umuryango cyangwa kugira urugo cyangwa gushaka umugabo bitewe n'igitsina icyo ari cyo kiri kudukurikirana ni success kuri njyewe? Nusanga ari success uzabikora, kuko hari uzajya kubiganiriza usanga we inzozi afite ntabwo ari ukubanza gushaka umugore. Inzozi afite no kwiga akarangiza amashuri ye wenda kugeza kuri PhD. Inzozi afite no kubanza kubaka, kubanza hakaba n'undi we ugiye kumushaka kugira ngo amujyane mu bukode. Ibyo bintu ndikwizera ko ugomba kubyumva kugira ngo uyikuremo pressure iyo ari yo yose. Ugasanga abantu ntabwo tukibasha guhumeka, ibintu byarahenze, ukahora uri kuri pressure, ubuzima bwenda kugusaza just kubera yuko runaka hari ibintu ari gukora wowe ngo utari gukora, ngo kandi ngo muraziranye ko ntimufite inzozi zimwe. We imenye ushaka iki, ahubwo nugira Imana ugahura n'undi muntu ufite inzozi nk'izawe, muzafatanye urugendo. Peace and love, va kuri pressure. Nitwa Straton Havugimana, tuvuga iterambere, business n'uburyo twava ku rwego rw'imyumvire iciriritse yo kumva ko gukira ari ibintu bihutiyeho. Bishobora kukubaho 1% nk'amahirwe, ariko ntago ari igihe cyose. It's better ko utangira kwiyubaka gake bizaza. Kora follow kugira ngo ibiganiro nk'ibi utazagushika. Bye.